Nshuti zanjye murihe ngo muze twongere dukore umugati dukoresheje ifuru yacu itaduhenze. Ifuru ya naturel, urabona umugati ukuntu ari mwiza, gusa nanjye nari ndangayeho gakeya wari ushiririye, ariko ntimuzarangare, murabona ukuntu wasetse wadusekeye. Umugati rero ntabwo uhenze, muze mbere kuko nawukoze. Muraho neza, ikaze kuri Grace's Kitchen. Nitwa Grace Mukarukundo. Rero tugiye gukora umugati dukoresheje aya magi abiri mubona n'amazi y'akazuyazi ayo mubona ateretse aho. Aha nabitsemo umusemburo kuko iyo ufunguye bisaba kuwubika ufunze ngo udata umwuka. Mfite isukari murayibona nayo, nkagira ayo ni amavuta y'ubuto asanzwe yo guteka, uyu ni umunyu. Muri ya mazi y'akazuyazi rero reka mpite nshiramo umunyu agace k'akayiko, kugira ngo shiramo mukeya kuko umunyu urakora cyane. Wibeshe ugafata umunyu ungana n'isukari uri bukoreshe, umunyu niwo wumvikana kandi ukaba urusoryo ukaba mwinshi. Nshizemo agace k'akayiko rero umusemburo, ndakoresha utu tuyiko dutatu kuko ndakoresha utu tuyiko dutatu uyu munsi nitwo nkoresha. Ndangiza nkoreshe rushe y'isukari, ushatse wayigabanya cyangwa ugakoresha ibiyiko biterwa n'uko uyikunda. Noneho tuvange, urabivanga neza, warangiza ugapfundikira ugategereza ko umusemburo wawe ubyimba. Ugategereza ko umusemburo wawe ubyimba. Wamara kubyimba rero ndashiramo n'igi rimwe, muzi ko naberetse amagi abiri. Iyo umusemburo umaze kubyimba dutangira gukora igipondo cyacu, cyangwa dutangira gukora ifarini yacu. Ifarini sinayiberetse, iri muri envelope irahari murayibona, ariko murabizi ko umugati ntabwo nababwira ngo ngiye gukora umugati nta farini ihari. Niyo element de base. Twavanze umusemburo wacu rero tujya kuwupfundikira neza. Urawupfundikira ukawutereka ahantu hadakonje kandi hadashushe cyane. Yego, ngo iyo ya farini umunsi ndapimisha rushe, ntabwo nkoresha twa dukombe nsanzwe nkoresha, ngiye gukoresha rushe. Iyo ni imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu. Nakoresheje rero rushe eshanu mu gihe nari ntegereje ko umusemburo wanjye ubyimba. Umusemburo wanjye rero reka tuwusure. Urabona ko wazanye urufuro, wabyimbye, ariko iyo utegereje igihe kirekire n'ubundi ubyimba kurushaho iyo utihuta, ariko nuko nta kibazo. Turabivanga rero na ya farini tugende duponda. Guponda ni ibisanzwe. Mumbabarire iyi video muyirebe muyirangize. Abatarakora subscribe muyikore, musharinge video ndetse muduhe na comment. Dushimira abantu mukomeje kuduha comment, n'abantu mumaze gukora subscribe, n'abantu mureba video mukaduha views. Imana ibahe umugisha utagabanyije. Yego, nabanje kuvangisha kiriya kirusha ariko ntabwo byakunda, nahise nkoresha intoki. Ni ugukoresha ibyo dufite, niyo gahunda.
bikazatugeza ku byo dushaka. Kandi ibintu byose ni uguhera hasi, nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Impamvu ubona ndimo ndakoresha akabase, ndabizi ko hari ikindi gikoresho nakoresha, ariko impamvu nkoresha ibyo ni uko ari byo mfite, kandi nizeye ko n'ibindi nzabibona. Nkomeje gushimira abantu bakomeje kumbwira ngo kuraje, bizaza. Imana ibahe umugisha pe. Yego, turaponda rero igifote cyacu. Uko wumva mu ntoki pate imeze ikeneye ifarini, uragenda ukayongeramo. Wakumva iyo ukeneye ari iyo ukarekeraho. Guponda ifarini ntabwo bigoye, cyane ko tuba twakoresheje agafarini gakeya. Aho bigora wenda ni nka babandi baba bakora business ugasanga yakoreye umufuka icyarimwe, nibyo biba bisaba imbaraga z'abasore iyo nabo badafite imashini. Iyi rero nayiponda ndayirangiza, ariko harabura ikintu kimwe cyo gushiramo kugira ngo pate ize koroha, imigati yacu ize korohamo imbere. Ni amavuta, kuko nababwiye ufite bureba wayikoresha, ufite Prestige. Ariko ngiye kuko ari buto nari mfite niyo nakoresheje, niyo ngiye gushiramo. Naretse pate yanjye ibanza ishiramo ifarini kwa kundi bigaragara nk'ifu, noneho nibwo nashizemo amavuta. Nubwo nakoresheje irushi imwe. Ego, amavuta rero atuma idakomeza kugufata, agatuma pate yoroha. Uburyo pate y'amandazi iba ikomeye ntabwo ari ko pate y'umugati igomba kumera. Ko umugati kwa kundi uwusatura ugomba kuba woroshye, na pate rero uyikora yoroshye. Iyo ikomeye nawe urabyumva, uteka imigati yawe igasaduka. Pate yanjye rero ngiye kuyipfundikiramo aho muri ako gasorori kugira ngo ize kubyimba mu gihe kingana n'isaha. Njye ntegereza buri gihe isaha, ariko ushatse wategereza iminota 40 bitewe n'ukuntu uri kwirukanka. Kuko njye ndabikora nkahita njya gukora akarwesa kanjye, nyine akazi kanjye ko mu rugo, nkajya urugero nkoza nk'amasahani, niba hari ipantaro mfite yo kumesa nkayimesa. Yego, muri iyo saha mba nkozemo ibintu byinshi. Urabona ko yari imaze kubyimba, uko nayishizemo siko yagize isaha yari irangiye. Iyo bimeze gutya rero urongera ukabanza ugaponda kugira ngo uriya mwuka ushiremo. Biba byabaye nka baro, biba byifoye byabaye nka baro. Rero dufashe rwa rubaho rwacu nk'ibisanzwe, dushira agafarini kugira ngo tubanze dupondere. Uraponda, noneho warangiza ariko reka ndeke kubirukansa, murabibona. Nimbivuga mbere ntabwo mugira, ndaba mbivuze mbere ntarabikora, muhite mubyumva. Kandi hari n'ababa bashaka kubireba, bashaka kureba puratike yabyo. Pate yanjye rero dore ziriya ni rushe 5, urazibona ukuntu zabyimbye, rushe 5. Koresheje icyuma cyanjye rero ngiye gukatamo kugira ngo ntangire nzinga imigati yanjye. Iyi pate yanjye nayikoze yoroshe, ariko uko nagiye nzinga twa tubure nongeraho ifarini, yageze aho isa n'ishaka gukomera.
yari igiye kundaburiza imigati yanjye, yari igiye guseka cyane, yari igiye gusaduka. Kwa kundi uba ushaka kuroringa ugashyiraho ibifarini, byarangiye pate igiye gukomera. Ariko byavuyemo nta kibazo, umugati wavuyemo ntacyo utwaye. Pate yose rero nayikasemo uduce kugira ngo mbikorere rimwe. Ariko no kuyikata bigaragara ko yari yoroshye mbere y'uko tuyiroringa cyangwa tuyirambura. Guys rero niba utarakora sabu wowe kabyara wiyikore. Dutera inkunga wowe kabyara we. Dutera inkunga dore akazi ko mu rugo kameze nabi. Kaba kameze nabi. Ureba kwirirwa mu rugo, wiriwe mu rugo uri mu nkono. Hari n'igihe ukenera ikintu ukagira isoni zo kugisaba umugabo buri kanya ngo atakurambirwa. Niyo mpamvu rero dukuye amaboko mu mifuka tugakora ngo turebe ko utu video hari icyo tuzatwinjiriza. Rero muduhe sabu mwakabyara, muteze imbere umubyeyi mugenzi wanyu cyangwa mukuru wanyu cyangwa murumuna wanyu. Imana izabaha umugisha nkuko yawubahaye. Rero dore forume ngiye gukorera imigati yanjye. Ndabanza ndaroringa nkugiye guteka capati, akaroringa koko kagasigara na shape ntoya. Kariya ntabwo naberetse uko nakazinze, reka nze ndaje mbereke neza noneho. Neza. Hari ukuntu umuntu yibesha ngo ari gufata video kumbi ikiri muri pause. Reka nze mbereke hano ukuntu nakazinze. Kamukate kangu, umugati wanjye. Guys, ibintu byo guteka imigati niba nzabigabanya ko mbona nabyibushye cyane. Ni ibifarini ni ukurya ibiryo by'imishusho. Umushusho murawuzi? Ni ukurya umushusho, ureba kumena ibiryo ukavuga uti mbimene hari igifu we, Imana niyampana. Kuko ari igihe hafi yawe haba atari abana bashonje babikeneye hafi aho, ukavuga uti se nimbimena y'abana tayabaye deforme kabisa. Ni ukugabanya, ni ukungira inama y'ibintu nzajya nywa rwose bikangabanya ibinure byo mu nda. Inda yanjye irasumba ahandi hantu hose. Nabaye nk'umupapa, nk'abapapa banywa byeri kandi sinywa inzoga. Umbwire kugira inda ingana kuriya wagira ngo kunywa inzoga. Hari ibintu biba bitumvikana. Buri uko mumbona uku nacuruje akabari, kambanze mbere uko nazinze imigati yanjye. Wabibonye nakoze akazeru nkatamo hagati kuriya, hanyuma ngenda nzengurutsa. Wala kuri bibona ngenda uzengurutsa bikizinga bikamera. Niba waraguze ubunyobwa ku gakoroboyi bikamera nka kapapuro bazinga bakagushiramo ubunyobwa. Niba warigeze ugura ubunyobwa ku gakoroboyi, niba warigeze gukubitwa mbega nawe ugura ubunyobwa ku nkoroboyi, niba ari inkoroboyi ku gakoroboyi. Urabona forume yanjye ukuntu yari yasaga neza. Ubundi iyi forume igaragara neza iyo umuntu yashize mu ifuru isanzwe umugati umaze gushya. Ariko kubera ko nawutekesheje ya furu natirere, iyo uhiye hari igihe bitagaragara neza, ariko kuriya mwabibonye. Rero ya migati ndayipfundikiye indi minota 30 ngo yongere ibyimbe. Mu gihe ntegereje ko ibyimba ngiye gusigaho ryagi nka kwa kundi nabeberetse kugira ngo ize gusohoka, ize gusa isa neza, ishashagirana, ifite agasura keza, idafite
ufite igi n'amata uhita uvanga amata n'igi ugashyiramo amata makeya, ntabyo ufite usigaho bwa buto, ufite bureba ukayisiga ariko iyengesheje. Dore rero nuko nasizeho ya minota 30 imaze gushira, ngiye guhita nteka muri ya safuriya yanjye. Nayiteretseho rero ndibagirwa njya kumesa. Iyi migati ishaka kumera nk'igiye gushirira, ariko mwebwe ntimuzarangare kubera ko nabanje gufata imbabura ndayicana, mfata ya safuriya irimo umucanga nyiterekaho, mbega ni nko gushusha ifuru mbere y'igihe. Ni ukuvuga umugati nawushizemo mbere, nakuwushizemo isafuriya yashushe, wa mucanga washushe. Urabona ukuntu dusa neza? Ona sasa ni wane. Urabona ko nateretsemo iyi safuriya iri kotsa gutya muyibona. Noneho ndanapfundikiye kwa kundi naberetse, nshizeho amakara hejuru. Iyo ubona umuriro wo hejuru ushaka kuzima urawuhungiza. Nuko rero nuko natetse umugati wanjye, mu kanya ugiye gusha. Nukundi iyi video uyisharinga abandi, ume subscribe, ume na comment. Nuko byagenze umugati wanjye, aho nibukiye ko ntetse ndi kumesa dore warebye bya bindi byo gukomeza pate ni buriya ni ziriya ngaruka. Ntuzabikore rero, uzayoroshe kugira ngo izaze itasetse, ariko yasetse nabwo, ariko kubera ko ari n'iyanjye ntacyo bintwaye, ntabwo ngiye kuyicuruza. Urabona na mukate susa neza guys, muzawukore.